Intambara imaze igihe ibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishyamiranyije umutwe w'inyeshyamba za M23 n'igisirikare cya Leta yahitanye benshi, abandi barahunga. Hari abahungiye mu bihugu bituranye birimo u Rwanda na Uganda. Abandi bataye izabo berekeza mu tundi turere two mu gihugu aho bakekaga ko bashobora kubona agahenge. Aba bahungiye imbere mu gihugu bacumbikiwe mu bigo by'amashuri aho bari bafite icyizere cy'uko amashuri azatangira barasubiye iwabo. Ariko siko byagenze. Kuri ubu hari ikibazo cy'uko umwaka w'amashuri ahandi hose mu gihugu yatangiye uretse uturere twaranzwemo umutekano muke. Urugero rutangwa aha ni akarere ka Rutshuru ko muri Kivu ya ruguru aho amashuri menshi acumbikiwemo impunzi zataye ibyazo. Aha rero ntabwo abana baho bashoboye gutangira umwaka w'amashuri, aho abenshi bavuga ko bashaka gusubira mu mashuri ibigaragara nk'ibidashoboka. Ushobora kubona aba bana ukagira ngo bagiye cyangwa se bavuye ku ishuri. Muri ibyo nta na kimwe kiri cyo, kuko amashuri atatangiye. Ni kubera ko amashuri bagomba kwigiramo acumbikiwemo impunzi zavuye mu byazo. Ibi kandi binashimangirwa n'ababyeyi bari bajyanye abana gutangira amashuri, ariko bagatangazwa n'uko bagarukiye mu nzira. Buri wese aha, yaba impunzi cyangwa umuturage utuye muri aka karere, afite uko asobanura ikibazo cye yumvikanisha ko ari we ubabaye cyangwa ubabaje kurusha undi. Aha ni ku muhanda ugana ku ishuri, nsa n'uwahatiwe guhagarara mu gihe nari njyanye abana banjye ku ishuri. Impunzi ziravuga ko abana bacu bataziga, zumvikanisha ko ahubwo zo zidafite naho kuryama. Niyo mpamvu ndi hano, numiwe. Ndibaza niba abana banjye bagiye guhinduka abana bo ku muhanda. Ndababaye cyane. Uyu Alexis Senga ucumbikiwe muri aya mashuri nawe afite uko asobanura ikibazo cye. Lakini tunashangala kuona watoto yetu wanakuwa sasa wenyewe banakataliwa. Tunaona kama watoto yetu wanakuwa. Turakeka ko Leta yabibagiwe, irashaka ko abana bamwe bajya ku mashuri ariko abahunze ntibitaweho. Niyo mpamvu dusaba Leta ko yarangiza iyi ntambara maze tugasubira mu byacu, abana bagasubira ku mashuri. Abana bose bafite uburenganzira bungana, n'abacu nabo bafite ubwo burenganzira bwo kujya kwiga. Uko ikibazo gisa nk'igikomereye impande zombi, ku ruhande rw'impunzi zo zivuga ko kuba abana badafite aho bigira binagoye cyane kumenya aho bakwerekeza mu gihe baba bakuwe muri aya mashuri. Ibi bishatse kuvuga ko ikibazo kuri bo ari undi mutwaro uremereye. Bega ufite umuryango, turukubura uko twabyifatamo, turuguhangayika, turugusaba umusada ko kugira ngo mugire imbaraga zo kugira ngo mudusubize iwacu. Kwageze hano hejuru y'indambara, none tusoramaga amasomo, naga amashuri bari kutwirukaho ngo hejuru yo kwiga. Sasa kwewe turajashye, ntaho dufite naho kuja, kuko bakimbeza. Tulikuwa natesekea huku, tuliachaka masomo. Mbere yo guhunga intambara twigaga dufite amahoro muri Jomba, none ubu turi kubabarizwa hano. Aho Jomba yewe twanabonaga amanota 100% mu bizamini bya Leta, ariko kubera iyi ntambara twaratsinzwe ndetse tubura n'impamyabumenyi. Twabuze ibintu byose, none ubu icyo dusaba ni uko iyi ntambara yarangira. Bitabaye ibyo n'abanyeshuri ba hano Rutshuru nabo ntibaziga. Umuyobozi w'ingabo muri aka karere nawe avuga ko iki kibazo ari insobe. Bon, c'est très préoccupant. Ce matin, il y a des enfants qui étaient venus jusqu'ici. Yego, nibyo koko birahangayikishije cyane. Muri iki gitondo hari abana bari baje bagera hano. Hari ibyo badusabye, ni ibisanzwe, n'abana tugomba kubumva. Twe nk'ababyeyi n'abana bacu tugomba kubona igisubizo. Igisubizo ni uko tubereka ko bose bagomba kuba bari ku ishuri. Birumvikana ko impunzi ziri hano ari iz'imbere mu gihugu, bose n'abana bagomba kwiga. Tugiye gukora ibishoboka byose bajye ku ishuri. Benshi muri izi mpunzi zicumbikiwe muri aya mashuri mu burakari bwinshi zirasaba ko akarere ka Bunagana n'uduce bakomokamo tubonekamo umutekano bagataha, abana babo bagasubira ku mashuri. Bavuga bati kuba Perezida Felix Tshisekedi ari hariya n'abadepite be nuko bize.
bakumvikanisha rero ko n'abana babo bafite uburenganzira bwo kwiga. Mu mashuri izi mpunzi zicumbikiwemo ari ahitwa Rugabo kimwe n'ahandi ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP byageze basanze intebe zo mu mashuri zarangiritse cyane. Ibyo byabaye ubwo impunzi zakoreshaga izo ntebe zigerageza gusa nkaho zica ibyumba mu mashuri ngo zibone uko ziryama n'imiryango yazo. Colonel Luc Bakole Nyengeke, umuyobozi w'ingabo mu karere ka Rutshuru, asa nk'utanga igisubizo yavuze ko bari kwiga uburyo bwakoreshwa mu kurangiza iki kibazo, maze avuga ko bazakora ku buryo abana bakomoka muri Rutshuru bazajya biga mu gitondo naho impunzi zahahungiye zikajya ziga nimugoroba. Imbogamizi iri aha ariko ikaba ko bizagorana cyane ko impunzi zizajya ziva amashuri kugira ngo abana babone aho bigira, nyuma impunzi nazo zikajya gusubira amashuri amasomo arangiye ngo zibone aho ziryama. Impunzi zahungiye ariko zibona ko icyo atari cyo gisubizo kirambye, ko ahubwo leta yarangiza intambara bityo bagasubira mu byabo aho abana babo baziga batekanye. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.